mu ikipe ya Rayon Sports abasaza bateranye bose uko bakabaye, inama ya bodi iyobowe na Muvunyi ndetse na Tadiyo bose bateranye. Ikindi nyuma y'uko umukino umaze gusubikwa Rayon Sports ndetse na Bugesera, nyuma yo gusubikwa umusifuzi Ngabo y'Isonga Patrick akimara gusubika, amakuru mfite zandani ni uko ngo abasaza batangiye kwinjira mu ikipe ya Bugesera. Amakuru mfite atariho ivumbi ni uko Rayon Sports igomba gutwara igikombe cya shampiyona. Icyo ni ikintu cyo kwishimira mbere na mbere kuri Rayon muri rusange, ni uko ngo igikombe cya shampiyona bagifite kirahari. Iminota 30 nigera muri 33 yose ibitego bitatu biraza kuba byabonetse. Nimutinye ngo Bugesera ngirakomeye ngo ibiki n'ibiki byo mubirekera abasaza barategura kandi ntawe babinganya rwose. Mwebwe mutegereze mwitonze kuko ikipe yanyu irakomeye kandi iraza gukora ibitangaza, iraza gukora ibikomeye mutari muzi ko byakorwa. Reka mbwire ngo rero niba ukurikiye channel ya Ruhago Nyayo TV kanda subscribe, ubundi dukomeze n'ibindi biganiro bikurikira mu kanya gatoya buri saha nk'uko mubimenyereye, amakuru mashya, breaking news n'ibindi byose. Niba rero ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro wacu wa Ruhago Nyayo TV, kanda subscribe, ntiwibagirwe gukanda like ndetse na comment kugira ngo turebe ibitekerezo byawe, aribyo tuzaza tugenderaho tubakorera video buri munsi. Mbere yuko dukomeza rero muri iki gitondo, breaking news ku ikipe ya Rayon Sports, hamutse amakuru meza cyane muri iki gitondo. Hamenyekanye ko ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri haraza guterana inama yiga ku buryo umukino w'ejo wa Rayon Sports na Bugesera uzaba ku itariki 21, ubwo ni ku munsi w'ejo kuwa gatatu, uko uzaba uhagaze. Abawutegura batanga amafaranga, dore ko hazinjira abantu 3 ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports. Gusa tutararenga aho ngaho, no kumenya ko ikipe ya Rayon Sports ifite ibibazo byinshi cyane, kuko mu mikino yose isigaye ntago izongera kwinjiza abafana. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane cyatumye abakomeye bo muri Rayon Sports bose bicara bagatera agatebe bakaganira ku bibazo by'ikipe, kuko igeze mu mage kabisa. Rayon Sports murabizi ko ari ikipe y'abafana, murabizi ko ari ikipe itunzwe n'abafana, ari ikipe ya rubanda, ariko abafana babayikuyeho. No kuvuga ngo izaza ikina mu kibuga nta bafana barimo. Ibyo ni ibibazo ku ikipe ya Rayon Sports. Ikindi rero nababwira ni uko kuri uyu mugoroba ku isaha ya saa 8 abayobozi mu ikipe ya Rayon Sports, ab'inama ya board iyobowe imbere na Muvunyi, inama ya ekipe iyobowe na Tadiyo n'abandi bakomite bose baraza guterana bige ku bibazo by'ikipe ya Rayon Sports. Mbere yuko dukomeza n'indi nkuru rero, niba uje kuri uyu muyoboro bwa mbere, banza ukande subscribe, ukande like ndetse na comment kugira ngo tumenye, utubwire uko wowe ubyumva. Ese muri iyi minsi wowe Rayon Sports yawe uyifashe gute? Tubwire ukuntu byumva kugira ngo turebe ibitekerezo gake gake ducacambuwa tunyuramo twigendera. Ikindi kintu rero nababwira ni uko umusifuzi uzasifuye iriya match ari we Patrick azakomeza kwisifura. Patrick Ngabo y'Isonga niwe uzakomeza gusifura uriya mukino. Niyo ngo abakinnyi bari barimo nibo bazongera bakabanzamo. Ucyumve neza icyo kintu, abakinnyi bari barimo nibo bari bwongere bakabanzamo, kubera ko ni ukuvuga ngo icyemewe gusa ni ugusimbuza. Niba batari basoze gusimbuza, baremerewe gusimbuza. Ikindi abatari bahari nka Paple wari ufite ikarita y'umutuku, n'uwo ntari bugaragare kuri uyu mukino, nka Azizi Basane wari ufite amakarita 3, nawe ntari bwemererwe kugaragara muri 18. Ikindi twababwira rero bakunzi ba Rayon Sports, namwe bakunzi ba Ruhago Nyayo TV, ikindi nababwira ni ugukomeza tukihangana tugashyigikira ikipe yacu, tukareka kwitererana, dore ko